Siwe ari kwini. Okay, komuri bayibonye. Bariko ngo yo barakubita. Ngo wasake zirameneka. Yampano yari kwini pisoni. Yashatse kuvuguruza ngo wasake ngo cyaje siya. Cyagiye ngo nyago yakomye neza ngo waramusatse. Mbere tunabwo yakoze aka. Ariko sereka mbabaye. Ubu ngubu igitaramo cyaba ari cyawe. Iyo umuntu yakurushije kugira abafana ubwo ngubwo wabo kiburani. Melody yarashimuse. Yes. Oya Indi yakoze neza. Uretse tubanze tuvuga. Pateri yambaye agapira kandi tota. Agiye gufana ndetse. Umuzungu kuri gusana mwibesheho pe. Muzungu meze Ineza kabisa hose ukuntu kiri guseka. Umwaka musha. mwaka mshasha Mwaka mucyagara. waneza Urabinuzwa y'Ikinyarwanda cya nyacyo man. Niwaneza uri? ni waneza Mu gihinde bavuga. yoratari hinja Umukenya arabihimbye pe. Ngo ni wanejiye ni wajelia ase ubundi muri nabira kwita ngo yari umukaka zuri kwita nakahe. Pateri Bamwita Krishna Pateri. Krishna Mate. Krishna Pateri. Ariko Pateri ndagira ngo kwibara. Mu gihinde cyakumva. Namubwira ngo bamubwira ko mukunda kahona no kurumva ari igishinwa kahona kaona nibyo kandi Nishaka kubwira umujama ko mwemera uravuga ngo Kraponde. Ni muri andi ngo China. oya arya gusoma Pateri bisobanuye bisobanuye bwira ko nkunda none ushaka gusaba none umukuru arya ntabyo Nozora yibuka se. Ajya negeki. Bamwe batobaye amatwi. Mu Kimasai yagiye batubwiye ngo iki. ntabyo nandi kumwe nawe Nanubwo yibuka ko twaturi ko. Kandi no Pateri nawe wisabi wibwiye mu Masai ngo mu Kimasai ngo wakaka umupuri gute abari cyabaza Umuhinde wa mbere. Ahenu rero bifashe mu mutwe. Bifashe mu mutwe ariko byaranarabyiba. nire yarabyibagiye ko kwigisha cyane twagiye None se reka mubaze ikibazo kimwe. Uyu munsi ngo wabonye ngo video ngo episode ya kangahe ngo yasohotse Yampano. ariko uyu munsi menye udasanzwe Nakubeshye iyo nkubonye ata nibuka ya video ya Yampano ariko nta mukobwa mpita mfata ifoto avanaho Yampano ngashyiraho Pateri. Ushobora ko ukunda Pateri umugirira irari heno. Oya ahubwo Ushaka ko umugirira irari kuburyo ushaka kubureba Yampano ukareba Pateri ukavuga ngo Pateri yaba ari ufite. Wene yashaka kuvuga amafuti ngira agira n'uburyo. Oya harayakuzi bose. Pateri ari amafuti tumuziho. Ubimuziho he? Uramubona se? Reka neze ripure. Subi inyuma. Ubundi no mwaka warangiye bajya kurasa umwaka warangiye. Nari ndyamye kubw'ubukene nari mfite. Aryamye. Umwaka utangira wari umwaka washize 2025 wari uri. Twari turi kumwe turi mu mujyi dore se ikindi nta cyane wari si yari sheri wase none se yari umugore wawe wenyine umugore wawe ntacyo nari oya yari sheri we ariko se yamuri ko se bari kumwe nijoro ko bari kumwe saa sita z'ijoro barasa umwaka bivuze ko yamucembye Jena y'icana cyane oje bane bivuze ko mucembye se oya none se kandi uvuze ngo okay ko ku mwaka washize umwaka washize ko mwakoresheje iki ko ari uri kumwe na wa mutinganya mwitande wa wundi wateye umwaka cano yanyu gahita bayisiba Matsiko wari kumwe na Matsiko bivuze ko mwararanye bivuze ko wamucembye nese umujama ko namuzi muri free zone bari kurasa umwaka ureba ikirere bareba mu kirere mufashe no ku rutugu
amafoto ari turayafite Sharibu ntago ndi buyihamagare muyashyire hanze oya nose amatsiko namuzi wese kuri kuci nyine we kuri kumushinja warabyemeye oya twari turi kumwe ariko mubwiye ngo mwibutse ko amuhaye na poromosiyo afataho ku cyana cye gutyo mu kwaha erega ntabwo Pateri nari mari Pateri jya besha sinjya besha Pateri si wamubeshyera mari impamvu katsikamira nubwo akandusha umuntu ariko nanjye bafite abantu muburanire mwari muhari ariko nyine wemeye ko wari utangiye cyane yewe icyana cyanjye reka tubivuge icyana cyanjye ni umugore wanjye 26 rufite ikintu cyane inzobe wacu oya bari banari kumwe ndabizi bari kumwe urabizi mu mujyi nanone mu mujyi ubwo turi kwisiza itonde sacu n'umujyi n'umugore wanjye turi kwisiza imyaka 2 tumaranye turi gukundana mukundana I have something to ask you right now. Yes. Something to ask you right now. Something to ask. Ni ukuvuga ngo ikibazo ushaka kubabaza uko muri bane. Bruce Melody na Debe ninde watsinze ijoro? Ni Melody watsinze. ni debeni kubera uva mubwira impamvu Melody mw'abantu mwase ubundi mu muri. Debeni ikintu yakoze baretse mubwira Debeni ikintu yakoze yahaye amahirwe Bruce Melody yo kugira ngo yidagadure mu gitaramo cya ntago Yaka no Debeni yari bosi nta kibazo debeni se ari kuzamenyekana iyo batamuhari amahirwe Bruce Melody impamvu Debeni yamamagaje ni uko yamutinya. oya Igitaramo cyari cya Debeni. twagira ngo amenyekane Igitaramo cyari cya Debeni ariko atumira Bruce Melody kubera ko yamutinyaga. oya ariko Yaka genda bwiye abantu Debeni yakoze ikosa ya Debeni abanza kuri stage agatwika Bruce Melody ntabwo abafana ba Bruce Melody baba bari gushinja Debeni ikosa Debeni yakoze ni rimwe yabanjeho Bruce Melody yabaye igitangaza twarabibonye ariko abaye igitangaza hehe ararenze kundirimbo kandi yarakoze uriya yaraje akora ngo ibintu ngo utumye twinjira kuri stage ya Debeni n'ubundi none ntiyakubiteye reka n'ubundi tubikomeze mwana murabyishe twashakaga kumva Yaka ari kuri telefone humura ari kuri mubiki uri Yaka kwaje ko ari uri kutubaza ikibazo turagisubiraho mu kanya ariko twa turi kuvuga kuri nde kuri Yampano cyangwa tumugarukeho oya ariko kuri Debeni reka tubisorezeho n'ubundi yakaraza yongera bicemo hagati ariko nanone abanyarwandakazi mutegereze tubanze twite ese Debeni na Bruce Melody ninde Bruce Melody ya profesa amahirwe Debeni yamuha oya nayo cyangwa se Debeni nawe yari kubera nk'umunyabusiness abantu baraje baratubwira ati jewe tugiye kujya kuri stage turebe urenze undi sibyo uko baje umuntu bita Debeni yataze uwabareyo urongera kuzamura amaguru yawe tukabona birereta turasava mu kiganiro abazungu bafite akantu kangana gutyo urumva rero baraza kujya bazominga nka gasuko bazomingaga ifoto ye ufite akanini we azominga gasuko na Pateri none rata abafana ba Debeni tubyemeranye batashye wabareyo ubwo twagiye kuri Debeni batashye wabareyo kubona aho Debeni yinginga abafana be ngo nibatahe nimba badakunda Imana impamvu nuko aragiye indirimbo y'Imana rero ikikwereka ko bari bazanyeho igitangaza n'igitangaza ku bishego none no mpamvu nawe yaririmbye indirimbo niyo mpamvu nawe yaririmbye indirimbo wabonye itandukaniro ry'amastage mu Rwanda esa nararibonye Debeni baramubajije ngo none se arya ngo byo niyo byita playback aranje ahita babwira ngo
ngo yakoze ngo wagibe ya Chris Brown yakoze ngo Chris Brown Chris Brown nese Chris Brown yari ajya kuri stage akajya abwira bande ngo pray bagati agomba aracuranza akabarahagaze The Ben akabura kuna bigenza akahita yibaraguza bwabo Bruce Melody amagambo yavuze yakoresheje iki Bruce Melody ari kuvuga amagambo Melody n'amagambo Melody yakubise indirimbo yawumva ijambo bavuga Munyakazi Melody kuva kera urumva yari kuri kamera aravuga nibyo bishire twagiye nibyo birimo umva arjo twagenda Buretse Melody ni Munyakazi yari muri interview aba yifite ibigambo byiwe ibi bya comedy byiwe urumva ariko akigera stage video akiva kuri stage n'abapampe bagiye ahanga mu mujyi bahita kuri Kigali University we na Rocky na Kadafi barabetinze Melody ashira mu bicime aravuga ngo natarira narira ndagwiyumba icumi Rocky aramubwira ngo ntagarira genda guha ngahe ven ako byarangiye yihagazeho boda indirimbo ya Bruce Melody na Diamond ejo kumbwira ibyo indirimbo ni kubura kiriya gitaramo cyari cya The Ben sibyo none se Melody ntabwo yakoze aka ariko sereka mbabaye ubu ngubu igitaramo cyaba ari icyawe iyo umuntu yakurushije kugira abafana ubwo ngubwo waba ukiburana Melody yarashimuse Melody yakoze neza uretse tubanze tuvuga Toperi yambaye agapira kandi tota agiye gufana ese yazanye amarira mdotega ataraza kuri stage umupira ni tota kuremo yandiko 001 ako tuvugishije ukuri Yaka wari wambaye umupira wa Tiger Yaka ntabwo yari ahari Nese Yaka ikintu nabonye kindi suzi ko Nyamabondo yiriwe yasasa avuga ngo garicara muri veni bamutaye mu bishanga yicara ku gatebe oya abantu rero bipasa muremure zovuga fana Tiger baricara muri veni hasi nuza Nyamabondo ngo nagiye mu ndirimbo ya The Ben hasi ariko nzo tuvugishije ukuri The Ben ukurikije uko yabivuzeho ko amasaha yari ari kure amasaha yarageze we yaravuze yuko we yahaye umwanya wakomera ko Bruce yamukubise ntabwo yamukomye biriya hantu uzi kugira ngo byemere yamubwiye ngo yamukishije akanyafu kunda ngo uzi kugira ngo byemere Yaka ngiye kugira ngo byemere ko yamukoma nubwo support ya The Ben hariya Bruce Melody yaramukubise The Ben ariko yaramukubise Yaka yaramukubise muri interview The Ben aravuga ngo biriya bintu yakoze ngo nibyo ba Chris Brown bakora kuko nabonye akavideyo ka The Ben ari kurira ma arira se yakizwe yaramukubise agombaga kurira ariko sarira he ariko akarira he The Ben yari kurira oya oya bagashakitse barakabona The Ben yarari impamvu yararize The Ben udashobora no guhindura umwenda ubundi dusanzwe tuzi ko abashari Silver bahinduye imyenda inshuro 8 The Ben nanu Bruce Melody yaravuze uwo muhanzi mukuru ukomeye mu Rwanda nawe kuri stage yaramuboye barahura imbona nkubone wowe nzakubita akanyafu none se kumukoma si yakamukubise se Aisha yaravuze ngo yamukubise avuga ikibando tuvugishije ukuri Yaka uretse nanjye mwibariza akabazo Bruce Melody yari ahantu nyine yakoze neza ngikuya ko performance kuri stage n'ibya performance mu gitaramo ni fresh kurenza kuri The Ben ariko njyewe none se nicyo uri kwemera cya The Ben wakakanye The Ben time yari afite abantu uzi kugira ngo biryoheze uzi Yaka umve ngiye igitekerezo cyane ngiye kugira ngo Bruce Melody nemere ko rusha The Ben igitaramo muri itegurwe n'undi muntu runaka cyangwa n'indi company The Ben yarari ku kwezi ngo time yo kwisi naga yizi
No, oya naretse ibintu bibiri kandi birahinduka mani ibishinduka byagutwaye mani bitewe nawamufungiye igitaramo bya bindi bajya bitwaza igitaramo nimba ari icyawe si nta sound yapfuye nta kintu cyapfuye ikibazo cyari kiri umuhanzi mugenzi nawe Yaka nawe banze nawe uri Bruce Melody Yaka no Bruce Melody nawe ariko Yaka ariko ngo ari version nshyashya ngo ashaka kuva mu busana akajya mu Yampano yagiye akiyunga Yampano bari kwende episode yadanje none Yampano bari ku episode finale ariko ngo Yampano ngo yahuye n'ibibazo Yaka Yampano ubundi nagenda yihurira simbi bikoreka sana nyinshi bari kwende akeka muri bayibonye ariko ngo yo arakubita ngo wasake zirameneka Yampano yari kwende episode yashatse kuvuguruza ngo wasake ngo cyage siya cyagiye ngo ntabwo yakomye neza ngo waramusatse